wafata igisubizo cyo gutandukana n'umugore cyangwa n'umugabo wabigenza gute? Byaterwa n'impamvu itumye ibyo bintu bingora. Kubera ko hari igihe uba muri ibyo bintu ukabyihanganiramo imyaka myinshi, ukazageraho umutima wenda kuba waturika. Abuteye kugira umutima wanjye uturike bigende gutya, fazari nakwigendera ariko ngasigara ndamahoro. Rero Imana niyo Mana ireba mu mutima ikareba iby'uwo mugore cyangwa se ikareba iby'uwo mugabo. Satani wenda tuvuge ngo ari kukurasa nawe ukabyemera, wenda ugatsindwa n'ibyo bigeragezo ukabitsindwamo. None ni gute wenda ushobora kugira imbaraga zo kugira ngo ukomeze kuvuga ubutumwa bw'Imana kandi ufite ibyo bigeragezo? Iyo wahamagawe n'Imana, iyo Imana yaguhamagaye kandi ikakuhamagarira umurimo wayo, uko wari mu bigeragezo kose ntabwo ubura gukorera Imana, kandi uravuga ibyo kuvuga irabiguha. Kuba uri mu ntambara, kuba uri mu bigeragezo, kuba uri mu makuba, undi muntu agahanura yewe akamenya n'ibiri munsi y'ibuye, n'ibyo wambariye akabimenya, ariko ijuru ryamura rikamubona nk'umupagani uraho, nta bugingo afite rwose, agabaniraga bose niko bazabona ubugingo se. Nose biri Yesu navuze ngo ari umwana wo kurimbuka. Ibyo rero ujye ubyemera, guhanura n'agakiza ntaho bihuriye. Kandi uzarebe ngiye kugwa akagero gatoya, niba ari ikintu gikomeye kiba umunyenga wa mbere ubaho, ni ugukorera Imana uri kumwe nayo. Niba hari umunyenga ubaho unejeje, ni ukubana n'Imana ikubwira ngo ndi kumwe nawe. Wagenda ukumva muri kumwe, ijambo ry'Imana n'ubuzima bwawe bikaba bihuye. Aleluya. Nawe uragenda ukabyiyumvamo, ukiyumvamo neza ko ako gakize rwose kakwicayemo. Reka nkubwire Muremyi, iyo ukijijwe bujya byanga bikunze uri kumwe n'Imana, ubyiyumvamo. Si ngombwa ko baguhanurira, si ngombwa ko bakubwira ngo Imana ivuze gutyo. None bariya abantu bari gukora umurimo w'Imana bimeze kuriya, yarasenye umuryango, kandi tuzi ko wenda muri Bibiliya aravuga ngo umuvugabutumwa agomba kuba afite umuryango, umugabo, niba ari umugabo agomba kuba afite umugore. Umukozi w'Imana, nk'umukozi w'Imana uyoborwa n'Umwuka Wera, wagira inama iki abo bantu bameze gutyo bari kuvuga ubutumwa? Ikintu navuga aho ngaho, biragoye kuvuga ubutumwa ukabwira abandi gukomera kw'Imana kandi ibyawe byaracitse. Bagara abandi nkababwira gukomera kw'Imana. Ako gakiza katari iwanjye, ako gakiza katari mu nzu yanjye, ako gakiza umugore atambonaho, ako gakiza abana batambonaho, nzajya kukabwira abandi bayo. Ibyo nakora byose nibyo navuga byose. Nubwo umugore yakunanira, nubwo umugabo yakunanira, ugerageza uburyo bwose bushoboka wakwera imbuto. Wakwera iki? Imbuto. Nibikunanira basi, Bibiliya yavuze ngo uzamuteze umuntu umwe, nibyanga umuteze babiri, nibyanga umuteze n'itorero niba ugira itorero barizwamo. Nuhamagariza ko ari igisambo kiri aho ngaho, kavuga abo bose nibajye hariya bankorere. None se Bibiliya yavuze ngo iki? Nimureke urukungu rukurane n'iki? Umunsi nugera nzazana abasaruzi, basarure imbuto bazishyira hariya, urukungu barushyire hehe? Hariya. Imana n'urukungu irarukoresha. Turabashuje mwebwe mwese mudukurikira kandi mukurikira Umuremyi TV Tuyisenge Official. Imana ibarinde kandi ibakomeze aho muri hose mu Rwanda, mu majyepfo, mu majyaruguru, iburengerazuba n'iburasirazuba. Imana ibakomeze. Mwebwe mwese rero mudukurikira mukande like, comment kuri channel tubagezaho mwumva ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana niryo ridutunze turi mu isi hano kugira ngo tuzahabwe ubugingo buhoraho. Imana rero ibarinde. Reka turebe umukozi w'Imana twakiriye muri aka kanya, reka tumwakire mu izina rya Yesu. Yesu nashimwe mukozi w'Imana. Yesu nahimbazwe cyane. Mumeze mute? Turashima Imana cyane. Mbere yo kugira ngo dutangire, reka tugusabe ubwire cyangwa wibwire abadukurikira, kuko birashoboka ko hari uwaba kubonye bwa mbere. Abambonye bwa mbere nitwa Tuyisenge Jean Claude, ndi umusaza, mfite umugore n'abana, umuryango munini, ndi umukristo, ndakijijwe, kandi ntabwo ari ubwa mbere nabangeze muri social media. Abanteze amatwi rero amazina yanjye nayo, kandi mbabwire ngo ndabakunda.
urabakunda bose rwose abagukurikira kuri Tuyisenge official ndabakunda nabo mbona handi bose ndabakunda bose. Murabyumva rero n'umukozi w'Imana ubimazemo igihe rwose uvuga iby'Imana nk'uko Imana ibishaka. Reka mukande subscribe kuri zo channel na like rwose kugira ngo dufatanye gukora umurimo w'Imana, kuko iyo mukanze like ibi biganiro benshi cyane barabibona kandi ni umurimo w'Imana. Imana nibo humugisha rero. Reka nkusabere no udusengere mu mwanya muto ya dukomeze. Mana data mu izina rya Yesu, Imana ikiranuka muri byose, dusengeye abakozi bawe baduteza amatwi kuri iyi channel Tuyisenge official. Turabasengeye kugira ngo imbaraga zawe zigaragare, ububake kuko uri kububaka, kandi ubaha imbaraga kuko uri kubaha imbaraga. Urakoze kuri Imana mu izina rya Yesu, amen. Mukozi w'Imana urakoze cyane kudusengera. Imana ni guhumugisha. Reka dutangire no gukora ikiganiro cyacu. Mukozi w'Imana, nubwo Satani wenda aturwanya ariko turasenga. Hari imbaraga ziri hejuru y'iza Satani. Yego. Mukozi w'Imana, wenda reka nkubaze muri iyi misi umurimo w'Imana uko umeze mu bakozi b'Imana, wenda mu nsengero, kuri social media, kuko iki turaje singa no gukora umurimo w'Imana. Ariko umukozi w'Imana, iyo urebye nk'umukozi w'Imana yakora umurimo w'Imana ukabona imbuto ze ntizigaragara mu bandi, ariko ukabona aravuga ubutumwa, arahanura rwose ibintu biracamo neza, ariko wajya inyuma y'amarido ugasanga ubutumwa bwe ntabwo bese buboneka neza, ngo abantu urabona batabyishimiye. Wo mukozi w'Imana iyo atanga ubutumwa bwiza, ubona ubwo butumwa budahuye n'ibyo akora, wowe mukozi w'Imana ubona bimeze bite? Buriya rero nshuti y'Imana, nta kintu Satani abereyeho ashinzwe kwanduza ibintu byiza byose. Byaba bigoye kuba uri umukozi w'Imana usenga, kandi ibyo bintu iyo birimo Satani nawe ashaka ikintu gituma atesha agaciro bwa butumwa uba wavuze. Yego. Niyo mpamvu rero Satani w'icyo abereyeho ni ukugwanya ibyiza byose bibayeho. Kandi nabo bantu ujya gusanga akorera Imana, avugira Imana, warangiza ugasanga ibintu yabivangavanze, nawe siwe. Hari igihe umubaza uti byagenze utati nanjye ntago mbizi. Wamubaza uti se ibizi imbuto kuki utitwaye gutya na hano, ati nanjye nashidutse byabaye. Satani we nuko arwana, nuko akora, aba buri munsi ahora turasa imyambi. Kandi nakubwiye ijambo rikomeye mu kanya kashize, bujya ahantu hose hari ubutunzi Satani arahagwanya cyane. Nuko bimeze. Mukozi w'Imana rero, ngo ahantu hari ubutunzi Satani araharwanya cyane. Ukize mu nzira nziza, kandi numvaga nshaka kugira ngo tuganireho. Muri iyi misi hari umukozi w'Imana uri kuvuga kuri social media, rwose n'umuhanuzi, abantu baramwemera, na channel ye barayireba kuko bavuga ko ahanura, bikaba rwose bose bazi ko ari umukozi w'Imana. Ariko yahuye n'ikibazo muri iyi misi bavuga ko kimukomereye, atandukana n'umugabo we. Ariko benshi cyane bakibaza ati ni gute umukozi w'Imana ahanura cyangwa akorera Imana, bavuga ko akorera Imana, ari umuhanuzi, agatandukana n'umugabo we. Wowe nk'umukozi w'Imana kandi ubimazemo igihe, kandi nizera ko ubutumwa bwiza utanga buva ku Mana, umukozi w'Imana wowe wabivuga iki nk'umukozi w'Imana nawe bikugezeho uri umugabo cyangwa uri umugore? Igisubizo wafata cyo kugira cyo bikugeze, wafata igisubizo cyo gutandukana n'umugore cyangwa n'umugabo, wabigenza gute? Byaterwa n'impamvu itumye ibyo bintu bingora. Kubera ko hari igihe uba muri ibyo bintu ukabyihanganiramo imyaka myinshi, ukazageraho umutima wenda kuba waturika. Abuteye kugira umutima wanjye uturike bigende gutya, fazari nakwigendera ariko ngasigara ndamahoro. Rero Imana niyo Mana ireba mu mutima, ikareba iby'uwo mugore cyangwa se ikareba iby'uwo mugabo. Kuko ntago abo bantu nahita mbashinja ngo mbacire urubanza, keretse namaze kumenya neza ngo amakuru nayahe. Nicyo gisubizo naguha. None se nka buriya wenda tuvuge uri umugore, umugabo niwe uvuze ati byagenze gutya, bimeze gutya, we akaba ari we ubikora akabivuga, kandi abantu babonaga ko uhanura uri umugore. Erega n'umugabo ashobora kubikora kubw'ifuye rya Satani, akajya kumusebya, buriya akazamuka akavuga ibintu ari ukugira ngo asebye, amusebye, noneho yice ryavuga butumwa, arebe ko
ibyo bintu bimushiraho. N'umugabo Satani yamukoreramo akaza hejuru akavuga kuri social media, nta kibazo n'imbuga nyinshi, akaza akavuga, ariko akavuga azi neza ko umutima we ufite amakosa. Akaza akavuga azi neza ko umugore gusohoka mu rugo yabigizemo uruhare. Akaza neza agakora ibyo ngibyo kandi umutima we ubizi, ariko akajya kuri social media kugira ngo aharabike uwo muntu w'Imana, amutesha agaciro, ivuga butumwa rye ryangirike, abantu bari bamukundaga bamurebaga ntibongere kumurebaho, ariko atari ko biri. Yego. None mukozi w'Imana, ushobora kuba umukozi w'Imana wenda ufite izo ntambara zose, Satani wenda tuvuge ngo ari kukurasa, nawe ukabyemera, wenda ugatsindwa n'ibyo bigeragezo ukabitsindwamo. None ni gute wenda ushobora kugira imbaraga zo kugira ngo ukomeze kuvuga ubutumwa bw'Imana kandi ufite ibyo bigeragezo? Iyo wahamagawe n'Imana, iyo Imana yaguhamagaye kandi ikakuhamagarira umurimo wayo, uko wari mu bigeragezo kose ntabwo ubura gukorera Imana, kandi uravuga ibyo kuvuga irabiguha. Kuba uri mu ntambara, kuba uri mu bigeragezo, kuba uri mu makuba, ntabwo bivuze ko umurimo w'Imana uhagaze. Imana abakira ku bwawe, ab'Imana ibona ko bazakira ku bwawe, ntibizatuma badakira. Kandi kuba abantu bagiye kuri social media bakakuvuga uko ubiri nuko bitari, ntabwo byabuza Imana kugukoresha ibyo ugomba kugukoresha. Reka nkubwire, ikintu ugomba kumenya ni kimwe. Ubundi twebwe mu isi nubwo twirirwa mu manza si izacu, urubanza ni rumwe ruzacirwa na Kristo wenyine. Uriya muntu ntabwo twamucira urubanza. Kucya mbere ibi yatumye yisohora mu rugo ntabwo tubizi. Ibyo urabyemera? Ashobora kuba afite ibikomere amaranye igihe, akabataho kugira ngo nzagwa ahangaha. Sinzi umuntu wacu umugani ngo ni nyagasamburira rimwe, ndagiye ibizaba bizagira ute bizabo. Yamara no kuvaho agakomeza agakorera Imana. Kandi ngutangariza irindi jambo rimwe, ujye umenya ko agakiza n'ubuhanuzi ntaho bihuriye. Bisubiremo. Agakiza n'ubuhanuzi cyangwa kuvuga ubutumwa ntaho bihuriye. Umuntu ashobora kuba akijijwe atahanura atari n'umuhanuzi, akijijwe kandi ijuru rimwemera riri kumwe nawe. Undi muntu agahanura yewe akamenya n'ibiri munsi y'ibuye, n'ibyo wambariye akabimenya, ariko ijuru ryamura rikamuna nk'umupagano uraho, nta bugingo afite rwose. Hagabanirwa bose niko bazabona ubugingo se. Nose biri Yesu navuze ngo ari umwana wo kurimbuka. Ibyo rero ujye ubyemera, guhanura n'agakiza ntaho bihuriye. Kandi uzarebe ngiye kugwa akagero gatoya, buriya icyapa iyo bagiteye ku muhanda, ntabwo icyapa bagitera kugira ngo gihagarare abantu bagiriye, ahubwo bagishyira kugira ngo kiyobore iki abagenzi. Niba ndi hano mu mujyi, hari igihe bagishyira hano bati icyapa uzarebe bajya muri rompuwe ukizamuka, hari icyapa cyanditseho ngo dore indege, biba bikwereka ngo dore imuhanda ujya ku kibuga cy'indege. Kiriya cyapa rero n'umuntu wese uhageze aravuga ati byanga bikunze ubwo cyerekeje hariya, uyu no muhanda ujya ku kibuga cy'indege. Rero no muri uyu murimo, muri rivuga butumwa, hari abantu bameze nk'ibyapa biri ku muhanda bishinzwe kuyobora, ariko we iyo nzira atazigera yikandagiramo. Urabyemera? Uretse ko tutaca imanza, ariko Imana ibwira Mose guhagurusa Abisirayeli mu Egiputa bajyana i Kanani, ngo hari aho bageze Abisirayeli bitotombera Imana, ngo kuko bari bagize icyaka inyota irabica. Ngo Imana ibwira Mose iti rero Mose, kugira ngo abantu mbagirire neza, fata inkoni ukubite kwa rwa rutare ukuremo amazi Abisirayeli bagira ute bayanywe. Ngo arangije ntiyabyitirira Imana, ahubwo arabyitirira, aragenda ngo mwe niko mwabivumemo, muremera ko mu rutare twabakuriramo amazi. Yumvaga ko ari ugiye kugira ute, ariko Imana yarabwiye ngo genda ukubita urutare, aho gukubita rimwe ngo amazi aze, aho ugakubita kangahe? Kubera ko bitari babivuzwe n'iki, yari yatesheje agaciro ijambo Imana igize ute ivuze. Kabiri, asuzugura abantu b'Imana bita iki ibivume. Murabyemera? Rero nibyo byatumye buriya hari abantu nyabwenge bavuze ngo buriya no kutagera i Kanani ngo birashoboka kuba byaba ariko ari akantu yakoze, ariko ngewe ndasimbyemera.
ahubwo natekereje ko iyo aramuka ageze i Kanani agapfa igituro kikabayo Mose bagombaga kumusenga kubera ibintu yakoze wenda Imana ikamwijyanira kare ko ni ibitekerezo byanjye bari kuvuga ko ari Mose wabatwaye akabagezayo ariko mu kintu gikomeye mu kintu cyiza kibaho niba ari ikintu gikomeye kibaho umunyenga wa mbere ubaho ni ugukorera Imana uri kumwe nayo. Niba hari umunyenga ubaho unejeje ni ukubana n'Imana ikubwira ngo ndi kumwe nawe, wagenda ukumva muri kumwe, ijambo ry'Imana n'ubuzima bwawe bikaba bihuye. Aleluya. Nawe uragenda ukabyiyumvamo, ukiyumvamo neza ko ako gakize rwose kakwicayemo. Reka nkubwire muremye, iyo ukijijwe bujya byanga bikunze uri kumwe n'Imana ubyiyumvamo, urabimenye. Si ngombwa ko baguhanurira, si ngombwa ko bakubwira ngo Imana ivuze gutyo, ubyiyumvamo. Niyo kandi utabirimo nabwo ubyiyumvamo, ntibazakubeshya ubyiyumvamo. Bishatse kuvuga ko umuntu w'Imana, iyo uri uw'Imana ubyiyumvamo cyane. Hari umuntu mwegeza yigisha akantu avuga ngo njyewe ngo nta kintu na kimwe nta cyambabaza ngiye inshuti y'Imana, kandi abivuze ndabikura kuko nshanga nibyo. Burya ari ukuntu bana n'Imana ukagera ku rwego wumva muri inshuti neza. None se mukozi w'Imana uvuza ako kantu nanjye ngiyumvamo. None abavuga ko batazajya mu ijuru kandi basenga, abo bantu urumva babyiyumvamo cyangwa ntago babyizera? Ashobora kuba atabyizera, kuko kujya mu ijuru ubundi ni Imana izariduha. Nta muntu uzaguha ubugingo, nta n'umuntu uzaguha ijuru. Icyo kora Bibiliya avuze ngo abazarijyamo ngo babigirana imbaraga, babigiramo imbaraga cyangwa no gukizwa. Ariko nta kintu nabonye wakora kugira ngo ukizwe ugere ku rwego Imana ikwishimira. Biragoye. Ahubwo Yesu ni ubigiramo imbaraga kuduha agakiza. Ibyo urabyemeye? Noneho ikindi cya kabiri avuga ngo bakora Imana ngo ntibazajya mu ijuru. Ibyo birashoboka kuko wenda hari uko ababyiyumvamo, hari uko abikubwiye ngo ababyiyumvamo. Ariko nanone kandi birashoboka ko ayo mahirwe yo kuba yakizwa akajya mu ijuru yaba akiyafite cyane rwose. Imana ni gumugisha. Mukozi w'Imana, wenda akandi kabazo numvishije kuganira nawe ari byiza cyane kandi biryoshye. Imana ni guhumugisha cyane. Hari benshi cyane kuri social media cyangwa mu nsengero muri iyi minsi, wenda yurebye abadamu cyangwa imiryango irimo irasenyuka byoroshye, kandi yasenyuka wenda niba ari umukozi w'Imana cyangwa ari umuvuga butumwa akakomeza akabwiriza ubutumwa rwose agakomeza kendereye. None bariya abantu bari gukora umurimo w'Imana bimeze kuriya yarasenya umuryango, kandi tuzi ko wenda muri Bibiliya aravuga ngo umuvuga butumwa agomba kuba afite umuryango, umugabo, niba ari umugabo agomba kuba afite umugore. Umukozi w'Imana, nk'umukozi w'Imana uyoborwa n'Umwuka Wera, wagira inama iki abo bantu bameze gutyo bari kuvuga ubutumwa? Ikintu navuga aho ngaho, biragoye kuvuga ubutumwa ukabwira abandi gukomera kw'Imana kandi ibyawe byaracitse. Kandi umunyarwanda yigeze aca umugani aravuga ngo ijya kurisha ihera ku rugo. Buriya mbere y'uko ubwiriza abandi wakagombye guhera iwawe. None se ni gute njyewe Claude nzaba mu rugo rwanjye nta mbuto nera, nta gakiza ngaragaza mu rugo, narangiza nkajya guhagarara abandi nkababwira gukomera kw'Imana? Ako gakiza katari iwanjye, ako gakiza katari mu nzu yanjye, ako gakiza umugore atambonaho, ako gakiza abana batambonaho, nzajya kukabwira abandi bayo. Ibyo nakora byose nibyo navuga byose, nuko nabanza ngahera mu rugo, urugo rwanjye rukaba rwubatswe, rukaba rurimo agakiza. Nuje kundeba wese, hari ahantu mperutse kujya kureba umuntu, ni umucuti wanjye n'umuvuga butumwa. None ikintu cyanteye ubwoba ni kimwe, iyo mugezeyo mugiye gusenga cyangwa agiye no kubasengera, umugore ahita asohoka agahita yigendera. Warangiza ugasanga agazanza ngo ubwo rero ngo muvuye gusenga, ubwo se ngo uriya n'umuhanuzi, ubwo se ngo ababahanurira iki? Noneho numva agahinda karanyishe, buri kintu nabikoraho nshaka ukuntu nganira n'uwo muntu
arangije ambwira ibiri byo, ariko nsanga uwo mugabo nubwo ari umuhanuzi nubwo asenga ariko nawe afite iki amakosa. yego Afite amakosa. Nubwo umugore yakunanira, nubwo umugabo yakunanira, ugerageza uburyo bwose bushoboka wakwera imbuto. Wakwera iki imbuto. Nibikunanira basi Bibiliya yavuze ngo uzamuteze umuntu umwe, nibyanga umuteze babiri, nibyanga umuteze n'itorero niba ugira itorero barizwamo. None ari abantu barangije kubibiharamagara, agakorera Imana nawe aziti ngewe n'ubundi nta bugingo nteze, ndibundi reka mvuga ibibundi narapfuye byararangiye. Ariko byakumarira iki gukorera Imana izo mbuto ntazihari? ufite intambara, ufite izo ntambara. None se ureka nkubwire inshuti y'Imana, uribwira ngo biroroshye gusengera mu rugo ukajya no mu mwuka umugore ariko kumva waramuteye urushye, wamubabaje? Uzamubwira ngo hagara hano dusenga byumve? Uzamubwira ngo vaye nkubwire uko Imana ivuza byumve? Azakubwira ngo genda ujye kubana na babandi mwirirwa nabari ugenda ubihanurira, ngewe ntugire ibyo mbwira. Kubera iki? Kuva mwabana nta mbuto arakubonaho, kuva mwabana nta jambo ryiza uramubwira, kuva mwabana amagambo yose akuvamo nayo gukomeretsa. Ubundi uwo mugore azakwizera gute? None se niba umurimbyi niba ari umurimbyi ntago nzi niba ari umurimbyi niba ari ijambo, baravuze ngo ijuru ritoya ni urugo rwiza. Urugo rwiza ni ijuru ritoya. None se niba urugo rwawe nta mahoro, witwa ko mukijwe mwese, mugore n'umurimbyi, umugabo aravuga n'umuvuga butumwa, hakaba ntagakiza, ubundi iryo juru rinini ryo muzarikura. Ijuru ritoya turibona mu rugo. Icyizere nshuti y'Imana cy'ijuru uribonera mu rugo. Nubona mu rugo nta kigenda, n'ijuru rinini kuzaribona n'imbabazi z'Imana. None abo bantu uwo muvuga butumwa cyangwa umuhanuzi iyo bimeze gutyo, tuvuge ko wenda intego cyangwa umugambi cyangwa inzira wabanza gucamo no kugira ngo mutandukane kugira ngo umurimo wawe ukorwe neza. Buriya reka nkubwire inshuti y'Imana, nta hantu Imana idakorera. No mu bibi Imana irakora. Mwanatandukana Imana igakomeza igakora ikitwa Imana, ikagukoreramo, ikanagukoreramo rwose. Ibyo kunyujemo bigasohora, kandi Imana yakwivuga ikavuga ngo mwana wanjye. Uko byuma. None se uriya mugabo wo muri Bibiliya, hari umugabo muri Bibiliya niba ari Hosea niba arinde, niwe ngo Imana yabwiye ngo najye gushaka maraya mu mujyi, maraya yananiranye. Yari indaya mu mujyi bazi ko ari indaya, kandi uwo yari umuhanuzi. Ko byarangiye Imana imubwira ngo genda ubane nawe, niyagiye akabana nawe. Abantu ntibamuvuze, ariko nyuma Imana ngo uko nagiraga ngo ubane n'uyu mugore agira iki, ni urukundo nakwerekaga ko mfite Isiraheli. Birashoboka ko Imana yanyura ahantu hakomeye, yanyura mu bibi kugira ngo abagambire gukira bakiri. Icyo ni ikintu gikomeye. Niyo mpamvu inshuti y'Imana mu buzima bwose ubayeho, ukitwa umuntu w'Imana, ugikorera Imana, ukigendana n'Imana, ntuziri gucira umuntu urubanza. Imana niyo izaca urubanza. Kuvuga ngo uyu muntu ko akorera Imana ngo hanura ngo yarataye ibyo ntago bikureba. Uyu ngo ni wa Satani kubera ko yatandukanye, ngo yataye umugore ngo ni ibyo ntago bikureba. Ngo ubw'umugabo ngo yatandukanye n'umuganga bavuga ngo ibyo ntago bikureba. Buriya Imana yahamagaye abantu bazi. Hari uwo yahamagaye izi ko ari umunyamahane, hari uwo yahamagaye izi ko yananiranye, hari n'uwo yahamagaye izi ko ari igisambo kiri aho ngaho. Kavuga itabo bose nibajye hariya bankorere. None se Bibiliya yavuze ngo iki? Nimureke urukungu rukurane n'iki? Umunsi nugera nzazana abasaruzi, basarure imbuto bazishyira hariya, urukungu barushyire hehe? Hariya. Imana n'urukungu irarukoresha. Kubyumva kugira ngo abantu bakire. Nese umuntu ashobora kuza mu rusengero, ni umukira afite amafaranga, yabuze naho ayashyira, ariko muri urwo rusengero harimo abakene 20 batabasha kubona n'igihumbi. Ariko nibavuga ati urusengero ruzubakwa bizagenda gutya na gutya, azata bati ngiye mu bw'umurimo w'Imana nitanze miliyoni 10, kandi arazitanze zitageza aho zigira ute zandikwa. Azitanze afite umugore wa kabiri, azitanze mu nzu ye hinzuyemo icupa ry'inzoga yinywera, abikoze uko nguko, kandi wenda n'Imana yaramucibona ko nta n'ikigenda. Ariko kuko abikoze atangiye babakene 10 baraho, umurimo uzatera imbere, ababakene nabo babona aho basengera. No mpamvu ntago nzigera nshimanza, nta muntu nzacira urubanza nshuti y'Imana. Buri wese Imana yamuhamagaye uko iramuzi, nuko izabigenzera kuzi. Cyo kuvuga ngo umuhanuzi yaravangiye biramureba,
niba ucyubaha Imana jya wita ku muntu w'Imana umwihore. Nunasanga yaguye wimuvugaho witambukire wigendere. Nusanga abandi bamuriho wikwiriye kuvuga menshi igendere. Ntago uzi aho yahuriye n'Imana. Sinjye wamuhaye guhanura, sinjye wamuhaye kuvuga ubutumwa, sinanjye wamutoranije aho yahuriye n'Imana, sinjye uzute simazi. Iyo yamuhamagaye yakwiyana ku munota wa nyuma, ejo ugasanga abaye undi wundi, ugasanga Imana imugarutseho bundi bushya. Ntuzire guca imanza n'umukozi w'Imana uzi ko ari umuhanuzi. Nusanga bamuvuga bitariho uzitambukire wicecekere, ntuzishyireho urubanza. None mukozi w'Imana, wenda tuvuge hari abakozi b'Imana bavuga ko bafite umwuka w'Imana. Wemera ko umuntu agira umwuka w'Imana? Hari abavuga ngo bafite umwuka w'Imana w'ifuhe, ngo babona ibiri imbere, bakabona ko mbese bakabona. Uyu mwuka w'Imana w'ifuhe ndawemera. Barahari rwose bawufite, kandi bafite umwuka w'ifuhe, kandi bafite umwuka w'Imana barahari. Yego. Cyane rwose ndabyemera. None wowe ko hari abo ngabo kari bonyine bavuga ko umuntu wenda adakorera Imana. Hari avuga ko wenda umuhanuzi uri guhanura gutyo akaba adahanura, akorera Satani. Abo bantu bakaba barabibonye kugira bitewe n'umwuka w'Imana barimo. Abo bantu nibayivuga gutyo tuvuge ko bazabacira imanza. Bariya bantu erega ibyo abantu bavuga byose ntago wabiha agaciro. Ntago wabiha agaciro. Ubu ibyo bakuvuga byose wabiha agaciro. Hari ibyo uceceka ukitoreza. Kandi ko umuntu avuze ngo uruwa Satani ntago bivuze ko uruwa Satani. Kandi ko umuntu avuze ko uzarimbuka ntago ari uzaguha agakiza. Izaguha agakiza irahari. Ujye wicecekera ubihorere. Urakoze cyane mukozi w'Imana, tuganiye byinshi cyane, ariko Imana iguha umugisha kandi Imana igukomeze. Reka noneho tujye mu kindi cyiciro cy'ijambo ry'Imana mu kanya gatoya. Reka dusenga Imana muri ubwo buryo. Imana ifite imbaraga, ubuntu n'ubutware, idukomeza kandi ikabana natwe. Ijambo ryawe rigiye kuvugwa, abaryumva ribahindure mu izina ryawe. Komeza kubana natwe rero, komeze kuturinda. Umukozi wawe ugiye kuvuga avuga abwirijwe nawe, akomezwe nawe, kandi nukuri bose bagiye kudukurikira ubaha umugisha. Abakanda like, comment, bakuri iki kiganiro ubaha umugisha. Ngaho nukuri bana nawe kandi umukomeze mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen. Amen. Murakoze cyane. Ntabwo tubatindira cyane, reka dusome ijambo ritoya hanyuma duhite turisengeramo. Ni ijambo riri mu gitabo cya mbere cy'Abami ibice 19. Reka dusome umurongo wa 7 n'uwa 8. Haravuga ngo marayika w'Uwiteka agaruka ubwa kabiri amukoraho, aramubwira ati byuka urye, kuko urugendo ari runini rugukomereye. Nuko arabyuka ararya aranywa, iyo nda ayigenderaho iminsi 40 n'amajoro 40, agera i Herobi ku musozi w'Imana. Imana y'amahoro itugirire neza. Nari mbazaniye ijambo ritoya ngira ngo dusengeremo, rivuga ko marayika w'Imana aje ubwa kabiri. Teme y'uyu mwanya cyangwa se insanganyamatsiko y'iri jambo iravuze ngo marayika aje ubwa kabiri, cyangwa se bivuze ngo Imana ije ubwa kabiri. Bibiliya itubwiye ijambo rikomeye, iratubwiye ngo uyu mugabo witwa Eliya ngo ni igihe Imana yamwiyerekaga, ubwo uyu mugabo witwa Eliya yakoranye n'Imana ibikomeye. Uyu yakoranye n'Imana, agendana n'Imana, abona amaboko y'Imana, abona gukomera kw'Imana. Ariko haleluya. Uyu mugabo bivugwa ko mu bagabo bahagaritse imvura imyaka 3 n'amezi 6 yararimo. Uyu mugabo bivuze ko ari we wamanuye umuriro gatwika ingabo inshuro zigera kuri 2. Uyu mugabo avuga ko ari we mugabo wahagaze ku musozi w'i Karumeli ngo ahamagara abanuzi ba Bayali n'abashera, bahagana ku musozi ati ngaho nimubanze mukora ibyanyu, nanjye ndahamagara Imana yanjye. Bibiliya ivuze ijambo ko uyu mugabo yakoranye n'Imana mu buryo bukomeye. Kandi n'uyu munsi hari abantu bari gukorana n'Imana. Hari abakozi b'Imana, Imana iri gukorana nabo bakavuga ijambo rikomeye. Abo bantu barahari kandi navuga ngo ibamere umugisha rwose.
bagifite ijambo rihumuriza imitima, bagifite ijambo ryomora ibikomere, bagifite ijambo abantu babatega amatwi bakabumvira. Reka nkubwire, ikibazo dufite ni uko abantu bajya kuri social media bagatega amatwi inkuru zitagira umumaro, zitubaka n'ubugingo, ariko ibyubaka ubugingo ntimubikurikiranye. Bibiliya ngo uyu Eliya ageze kuri uyu musozi Karumeli, ngo aratinda abahanuzi ba Bayali n'abashera bose bari bahari. Byari bigoye inshuti y'Imana guhangana n'aba bahanuzi ba Bayali, byari bikomeye guhangana n'aba bantu bakomeye, ariko kuko Eliya yari yizeye Imana imwicayemo, yarazi Imana ikorana nawe. Icyamu wowe unyumva ukongera ukamenya Imana ikorana nawe, ukongera ukamenya Imana ivugana nawe, ukongera ukamenya Imana aho yagukuye, ukongera ukibuka imirimo yayo. Bibiliya ngo Eliya ageze aha hantu aravuga ati kugira ngo nongere mbone amaboko y'Imana, nongere nkorane n'Imana, reka mpamagara abantu b'Imana banyegere. Haleluya. Muntu w'Imana ajya agira igihe cye, ajya agira igihe cyo gusabana n'Imana, ajya agira igihe cyo gukorana n'Imana. Bibiliya ngo nuko Eliya abagezeho abwira ngo ngaho nimubanze mwubake ibicaniro mushyireho ibyanyu, ngo barabikora barikibagwamagara Imana yabo, Imana yanga kwitaba. Ngo ariko igihe cyo gutamba igitambo cyane nimugoroba. Haleluya. Wowe unyumva paye dibashe baskata, wowe unyumva igihe kirageze wongera umenye igihe ukorana n'Imana, wongera umenye amasaha uvuganiraho n'Imana, wongera umenye igihe usabana n'Imana. Bibiliya ngo nuko ageze muri uwo mwanya ngo ahamagara Imana, abwira abagenzi be ngo abwira ngo nimunyegere. Abaramwegera, atangira kubibutsa imirimo y'Imana, ngo arangije yubaka amabuye 12 ashushanya imiryango 12 ya Isiraheli, ngo arabyubaka. Arangije abwira bari ku gicaneti ngaho mushireho, ngo bashiraho bamenamo amazi, igicaniro kirarengerwa. Reka uyu munsi ntabwo Imana ikora kubera ko abantu bagukanuriye amaso.